On TTV. Yes, mwiriwe neza kandi mwongeye kugira umunsi mwiza. Njyewe Nsinzi Ernest. Rero uyu munsi tugiye kuganira kimwe mu kiganiro cyangwa buri muntu wese ashobora kuba yibaza kwibwiza ukuri niki. Turi buze kureba bamwe mu bahanga bagiye bashaka ubwabo kubanza kumenya bakibwiza ukuri bakabanza bakimenya. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo muri gakondo yacu nk'ibisanzwe rero twari dusanzwe dukina igisoro, bimwe mu bintu byiza cyane byatumaga famiye zihura zikabasha kuba zagira bimwe ziganira. Ni nayo mpamvu rero buri gihe umunsi ku wundi njya mbabwira yuko icya mbere ni ukuganira kandi icya kabiri ni uguhora hamwe. Kwibwiza ukuri rero, iyo umuntu yibwije ukuri amenya n'imbaraga ze ndetse akamenya n'aho intege nkeya ze ziba ziri muri rusange. Ubwo rero niyo mpamvu nakubwira umunsi w'uyu nguyu ukomeza ugende wibwiza ukuri kugira ngo ubashe kwimenya. Numara kwimenya rero niho uzamenya ikintu ukora. Reka nkwereke kimwe mu bintu gitera abantu intege nkeya, ni uko umuntu ashobora kumara igihe kinini yumva yuko afite intege cyangwa yumva yuko hari ubundi buzima afite, ariko we mu by'ukuri yibeshya. Ariko mu gihe wamaze wowe kwimenya ukamenya n'aho uvuye n'aho ushaka kujya, bigufasha kuba wowe wabasha kugera muri zimwe mu ntego ushaka kugeraho. Hari ibintu bitatu bishobora gutuma wowe ubwawe ushobora kwimenya. Icya mbere ni ukubanza ukavuga ngo njyewe natsinda uku, cyangwa intege zanjye zigarukira aha ngaha. Hari ukuntu abantu benshi usanga ashobora gufata umwanya we, agafata umwanya we ari mu kazi, ariko ako kazi agakora atagakunda. Aragakora kubera ko bamusunika, agakora ko hari undi hari gupushinga. Ugasanga umuntu agiye kwiga isomo ntabwo ari ukubera ko arishaka, ariko we abashije guhitamo ikintu we ashaka kandi yumva yuko ashaka kukinyuramo, uko cyaba giteye ubwoba kose, ko ari cyo kintu gishobora gutuma cyatuma abasha gutsinda no kugera ku ntego. Ibyo rero babyita kwibwiza ukuri. Ariyo mpamvu hano rimwe na rimwe bimeze nk'umukino. Mu mukino gato cyane iyo wibeshye ugasa nk'utera umuvuno, undi rero araza akagutera undi, akaba yagutsinda kandi akagutsinda bitewe yuko we yabashije kureba umukino neza n'impamvu arimo kuwukina. Rero ubuzima bwacu bumeze nka chess. Ari nayo mpamvu nakubwira ngo ntukagire n'umwanya na muto urimo gukinisha ubuzima bwawe, kuko ubuzima bwawe ni kintu cya mbere udafite kwibeshyamo. Reka yenda tuze gato mbahe urugero rw'ikintu kimwe. Iyo uri urubyiruko ufite amaraso ashyushye, uba wumva wakora ibintu byose bishoboka kugira ngo ubashe kugera ku iterambere. Ariko igitangaje muri ibyo ngibyo ni uko buri kintu cyose kigira agaciro. Mu gaciro kawe ushobora guha umwanya ikintu ukunda, ukaba wagikora ukabasha kukigeraho. Ushobora guha umwanya bya bindi ukabijugunya kure, bimwe wumva yuko hari ibintu bishobora gutuma biryohereye muri wowe, ugakora ibintu bigushaririye, bikaba byatuma wowe ugera kuri achievement yawe ushaka kugera. Hamwe rero habaho ibintu nakubwira bitatu, aho nshobora kukubwira yuko umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo agere ku kintu ashaka kugeraho, ariyo mpamvu nababwiye ni nk'umukino. Iyo usa nkaho urangaye ku buzima bwawe gato, ubu bureba kandi nta n'ahantu uba ufite kugira ngo ubugarurire. Ari nayo mpamvu mvuga yuko umunsi ku wundi ukwiriye kubanza ukibwiza ukuri. Hari nk'ikintu, reka mbaha agastori gato. Hari ukuntu umuntu aba mu buzima bw'abandi. nkaba mfite inshuti muri rusange. Izo nshuti mfite zikajya zimpamagara. Reka nihe nk'urugero, njyewe nkaba mfite inshuti ku ruhande, ariko izo nshuti zikaba ari abahungu. Abo bahungu bakaba bafite abantu bagendana nabo, urugero b'abakobwa.
ariko ngewe bakaba bazi neza yuko mfite imodoka, bakampamagara bakambwira ati wowe ngwino tujye gutwika. Bimwe muvuga gutwika nk'urubyiruko, twanjye tugafata umwanya wacu tukagira gute, tukajya gutembera. Ariko muri uko kujya gutembera hakaza kuberamo yuko uza guhuriramo n'abantu, kandi abo bantu ukabahuriramo mudahuje imimerere n'imiterere. Ako kanya rero ikintu bishobora kukuzanira, ugasanga uguye cyangwa ugiye mu kintu utabashaga kwitegurira, cyangwa mo kimwe. Kubera ko abahungu, reka tuvuge urugero, abana b'abakobwa, kubera ko abahungu bafite akanimi keza, akaba ashobora kukuganiza bya bindi wari waratangiye, za mbuto wari waratangiye gutera, wa murima wari waratangiye gutera, ugashyiramo imbuto ukabiba, warangiza noneho ukawuta, kubera ko ngo wabonye undi murima mushyashya. Icyo gihe rero ikintu cyita kiba nta kindi, ni uko wa murima urawusiga, ukajya gushaka undi murima wo kugira ngo wongere utabire. Urabanza ukarima, ugatabira, ugakuramo urwiri, ukageza n'igihe cyo gutera, ukazageza n'igihe cyo kuvomera niba izuba riva, cyangwa cyo kureba yuko amazi atajyanye umurima. Ariko umenye yuko hari umurima wari waratangiye guhinga. Kubera iki mu mutima wawe ntabwo wabashije kwibwiza ukuri ngo ubanze wimenye, kugira ngo ubanze kwikura muri ya ngoyi wigoyetsemo, cyangwa hahantu wifungiye. Aribyo rero bintu nakubwiye yuko ni ibintu bimeze nka chess, cyangwa ni umukino muri rusange. Ariko uwo mukino nakubwiye ngo ni umukino, iyo urebye nabi umuntu aragutsinda, kandi yamara kugutsinda wowe ugasigara ubabaye. Muri make rero, impamvu dukwiriye kubanza kwibwiza ukuri, ni ukubera yuko mu buzima busanzwe umuntu akwiriye kubaho yibaza, anatekereza ni iki kintu mfite gukora kugira ngo kigire umumaro. Ariko kano kanya nababwira ngo reka mbahe umuntu wababera menta. Nushaka umumenta mwiza, uzabyuke kare, witegereze umuhinzi ajya mu murima, izuba rikamusanga mu murima, imvura ikamusanga mu murima, rikarenga ari mu murima, n'isarura rikamusanga ari mu murima. None wowe urimo kuntega amatwi, cyangwa wowe urimo kundeba, niki kintu twakwigira ku muhinzi? Ni uko gutegereza no gukomeza gukora bihesha umugisha ibyo ukora, bihesha umugisha ibyo ukora, kubera ko bya bindi bihesheje umugisha ni bimwe mu bintu bituma wowe ukomeza gutera imbere, no gukomeza kuba wagira ahantu ugera muri rusange. Nk'uko ikiganiro cyitwa urugo rwa kabiri, urugo rwa kabiri ntabwo mbabwiye ngo musenye ingo mwakabyaramwe, kandi mwakagira abana b'imfura mwe, mukagira inka zibakamirwa, ndetse mukagira n'uruhimbi rwo kuyaterekaho. Ntabwo mbabwiye ngo mutandukane, ahubwo ni wa mutimanama wowe ubwawe ubasha kuba wakugira inama, ukakubwira ngo ibi ntibikwiriye. Ngaho ibaze umwana w'ikibondo ubona mwiza, ukwiriye kurerwa na mama na papa, warangiza kubera yuko hari ibyo mutumvikanyeho, ugafata umwanya wawe, warangiza ugasiga umugore wawe wari wemeye gukwa, ukamubwira ko umukunda, ntawe asa nkawe, ari we wahisemo muri ako kanya, wangiza ugafata umwanya wo gutandukana nawe, ukamusigira ibibondo, bigatangira kuzajya bimubaza ngo papa ari hehe. Nawe umubyeyi yaba koko waramubabaje akamubwira ati cyaso cyaradusize. Ibyo ntabwo nabikwifuriza wa munyarwanda we, cyangwa n'undi munyamahanga ubasha kuba yakurikirana kino kiganiro kuri TV. Rero ikiganiro nakagaruka, nk'uko bisanzwe tuzajya duhorana, turimo no gukina, tukazajya tuba turimo gukina igisoro, ndetse tugiye bimwe tuganiraho. Rimwe tuzatumira n'abasaza babashe kutuganiza bimwe mu muco wacu w'igisoro, uturuka he, uva he, kuki bawukinaga. Kandi ndabakunda cyane. Wowe utari wajya kuri ka kayogira ngo ugakoreho, ni ukuri kw'Imana ugakoreho. Ndakwinginze kugira ngo uzajye ukurikirana ikiganiro umunsi ku wundi. Ni njyewe Nsinze Ernest, kandi I love you so much. Ciao ciao.
On TTV.